reka mpere kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona byashoboka. So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Congo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivugwa kuri iki kibazo cya Congo, bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta. Ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Congo. Ntabwo nibwira rero ko gushaka gukemura ikibazo cya Congo, nubwo abenshi bashobora bashaka kugikemura bakagikemura nabi, cyangwa bakaba bagira ibyo bakora bizana intambwe guterwa mu gukemura ikibazo. Ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Congo. Ntabwo mbibona, mu kubona kwanjye ntabwo mbibona. Ariko icyo nakubwira ni uko nka bya bindi, iyo udashaka intambara urayitegura. Iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera.